Ndabasuje. Ibintu bikomeje gufata indi ntera muri showbiz, aho umuhanzi umwe Muchoma yiyemeje kuba imbwa, asaba Kate Bashabe ko yamubera imbwa rwose, imbwa iyi nziza 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 ngo yamukorera bimwe muri ibi bikurikira. Namwe nimwiyumvira muri buze kumirwa muri rusange, kuko ibintu avuga ntago ari ibintu bisobanutse pe. umva Kate, wambabariye ukareka iyo mbwa nkakubera imbwa originali pe. umva nkubwiza ukuri, nzakubera ya mbwa ya nyayo itazigere kujyana muri saluni wallahi kabisa. umva ya mbwa izakurya ikagenda ikajya kurya n'undi. umva ya mbwa izakubyarira uyu munsi ntiguhe n'amata y'umwana, umva ntiguhe na daipa y'umwana, ntinashake no kumenya umwana, hanyuma nejo cyangwa ejo bundi wongere wumve ngo yagiye kubyarana n'undi mukobwa. Ibi bivuzwe mu gihe Muchoma hashize iminsi Muchoma yumvishije ko Kate Bashabe, abonye ifoto ya Kate Bashabe arimo yisomera imbwa ye umuco usanzwe nyine mu bazungu, aho uyu Kate Bashabe afite imbwa ebyiri akaba azikunda cyane rero ku buryo anazisoma. Umwe mu bantu bamwibasiye bwa mbere witwa Super Manager avuga ko ibyo bintu ari ibintu bidasobanutse namba kandi bidakwiriye ku mukobwa w'umunyarwanda n'umuco. Ariko icyo Super Manager yirengagiza, ntabwo abantu bose babaho kimwe, niko Imana yaremye abantu mu buryo butandukanye kandi yabahaye gukunda ibintu bitandukanye. So kuri iyi nshuro Kate Bashabe akaba arengana ku bijyanye no gukunda imbwa. Abantu baba i Burayi, muri Amerika, n'uburengera bw'isi murabizi ko imbwa ari itungo abantu babana naryo kandi ridafite icyo ritwaye muri rusange. Ibi rero Super Manager nyuma ko mwibasira Muchoma we yaje avuga ati giye nzakubera imbwa. Ubundi kuba umugabo w'imbwa ni umugabo udafite icyo ashoboye namba, ku buryo uko byagenda kose kuba imbwa y'umugabo ari ibintu umuntu wese atakwifuza. Ariko umuhanzi Muchoma ati giyewe Kate unyemereye nakubera imbwa ku buryo nagutera inda singire n'icyo ngufasha. I don't think Kate ibyo bintu arabishaka cyane, cyangwa se hari ibyo yifuza bimeze gutyo, hari umugabo yifuza umeze gutyo, kuko n'izo mbwa nazo zikeneye umuntu zifata, n'uwo mugabo akaba yaza akaba yamufasha kuzitekinga care of. Kubera iyo mpamvu umuhanzi Muchoma rero yiyemeje kuba imbwa, ndetse avuga ko ibintu bitoroshye. Umuntu yakwibaza ati Muchoma najya gushaka umugore akabona nk'izi video azavuga guke koko? Muchoma azabona umugore? Nubwo rero batuka aherutse kwemera ko afite depression, basanga ari depression ivugisha Muchoma rero muri rusange. Iyi ni Red Pill Rwanda na Immigration, komeje gutega amatwi aho dukora comment ku biri kubera ku mbuga nkoranyambaga, amakuru ari gucicikana. Hagati aho ariko rero uwitwa Jihad mu Rwanda nawe yaje yibasira abantu yise yafashe amazina yabo, ariko abasesengura hafi bavuze ko avugaga Muyoboke, avuga DJ Flix, avuga The Ben, ndetse avuga n'umugore we. Jihad avuga ko The Ben, umukobwa babonanye muri video muri Uganda, ngo atari umukobwa yakozeho gusa, ahubwo bari bamaranye iminsi bararana, akaba ari guca inyuma. Icyo ni kimwe, niko tubyumva, ubwo n'ubusesenguzi bwacu ukurikije ibyo Jihad yavuze muri video, ariko bishaka ko atari nabyo, twe turavuga ibyo busesenguzi. Icya kabiri bivuga ko DJ Flix ngo mu kazi yahawe ko kujya muri Uganda yabwiye ko azishurwa n'ibiki, iminsi yose muri hoteli yayimaze ararana na Alex Muyoboke manager, akari nayo wari wamuhaye arinze wamuhaye akazi ngo bajyane. Ibyo nabyo ngo n'ubusambanyi. Ikindi nuko ngo umugore wa The Ben Pamela nawe yaba yarahukanye, ndetse nyirabukwe akavuga ko ibyo bintu bidakwiriye, na mukwe we yifuza umeze gutyo. Ibi niba ari byo byaba arakangaratete, ariko ntago dukeka ko ibivuga byose bari ukuri, nubwo bishoboka ko abantu n'abantu, ariko ibivuga byose ntago bari ukuri. Jihad yabivuze mu migani, nkajya kurikira interview ye, ariko twe uko twasenguye kuri Red Pill Rwanda nuko nyine bishaka kuba ari byo cyane, nibe byo ibyo byaterwa n'usengura. Ariko ayo mazina tuvuze uko arane, harimo Alex Muyoboke, DJ Flix, The Ben na Pamela umugore we, nibyo biri kuvugwa muri iyo saga y'ibyabereye mu gitaramo cya The Ben muri Uganda muri rusange. Ndumva ari ibyo, ubwo ahandi turasubira. Umunsi mwiza, mukoreshe ya subscribe na like, ubundi mujye mubona amakuru rwose atabahenze,
naho ibya Muchoma byo bimaze kuba akangaratete. Aherutse gushinjwa ubutinganyi na Semuhungu, ibintu yahakanye yivuye inyuma avuga ko Semuhungu ari umushuti we kandi babanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisanzwe. Tubabwira ko Muhasi Ben ndetse na Meddy bazitabira Rwanda Convention 2025 muri Texas mu kwezi kwa karindwi, kwezi kugiye kuza ku itariki ya 4 kugeza kuri 6. Hanyuma kikazitabirwa kandi n'umuntu witwa Masamba Intore udakuyemo na Apotre Paul Gitwaza uzasengesha ku cyumweru ari kumwe n'umuhanzi Meddy. Ubwo abakunda ibitaramo, abakunda gakondo n'abakunda iz'Imana mwese murararitswe muri Rwanda Convention. Tubwira abantu ko bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese ko mushaka kubyitabira, ndetse n'abandi icyo kora niba utavuga rumwe n'ubutegetsi ubwo byakugora kuyitabira. Biranashoboka ko wabyitabira ariko nyine ntago ari ibintu twakugiramo inama, keretse wariyemeje gufata umurongo wa leta no kuyoboka muri rusange. Umunsi mwiza kuri mwe mwese.